umwana w'Imana nubwo yaba yarapfuye ariko azongera abeho. Data azamuzura kandi nibyo koko data azakuzura. Wowe uzaba warasinziriye uri muri Kristo azongera akuzure, uzongera ubeho. Kenshi turaririmba ngo ntituzapfa ahubwo tuzarama, tukavuga ngo ubwo Kristo ariho ntabwo tuzapfa, kubera ko uwo wabanje gupfa yarazutse, amaze kuzuka azukana bera benshi. Niyo mpamvu muri iki gitondo ndiho ndaguhamiriza nshuti yanjye, nawe ubwo uzaba warasinziriye Yesu azakuzura, kubera ko uzaba usinziriye muri we. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, kandi ni igitondo tuzindutse ngo dusengane. Ariko ninde ubyumva, ninde ubyemera? Benshi ari ubwo yakubwira si ngombwa, bandi hari ubwo yakubwira oya si byo. Ariko wowe wumvishe nibyo gusenga mu gitondo, kuzinduka gutya twibatura, tugahurira ku nyakiramajwi, hanyuma tugasengana, ni iby'igiciro. Ni umugisha ukomeye, ni ubuntu bw'Imana, ni neza y'Imana, ni urukundo rw'Imana. Data yongeye kuduha undi munsi udasanzwe, yongeye kuduha ikindi gitondo cy'umugisha, kandi yongeye kuduha ikindi gitondo cy'amashimwe. Imitima yacu iciye bugufi, imitima yacu ihugukiye gushima Data, imitima yacu ihugukiye kongera kuvuga izina rya Kristo, kandi imitima yacu ihugukiye kongera kwirata imirimo n'ibitangaza Data akora. Iki ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo tuzindutse twisangamo Data yakoze ibikomeye ngo tube turi amahoro. Ni igitondo imitima yacu irimo irongera kuvuga ngo Kristo, ibyo wakoze ejo n'uyu munsi urabidukorera tukabibona, kandi atakiguzi twishura, atakiguzi twishura. Twebwe twishura, twaba tumaze kwishura amafaranga menshi, kubera ko nujya kureba uzasanga imisoro abantu basora aho bakorera, ibyo bakora, ibibinjiriza, uzasanga bamaze gusora amafaranga menshi atari makeya. Nujya kureba imyenda abantu bambara, nujya kureba ibiryo abantu barya, nujya kureba amazi dukoresha mu rugo aho dutuye, nujya kureba transport cyangwa amafaranga dukoresha dusohoka tugenda mu rugo tugaruka, nujya kureba amafaranga dukoresha hariya kwa muganga twishyura ibitaro, nujya kureba amafaranga dukoresha kenshi mu bintu bidufitiye inyungu, ndetse n'ibyo twita gufasha abababaye, uraza gusanga amafaranga ikiguzi cyayo kiri hejuru kinini cyane. Ni ikiguzi kinini kandi gikomeye. Iki kiguzi rero cy'amafaranga angana gutya, ndagira ngo nkwibutse ko n'amafaranga twishyura, n'amafaranga tuva mu mifuka. Benshi bafite amadeni kubera aya mafaranga, benshi barara bahangayitse kubera aya mafaranga, benshi baragenda kwicuruza, kudandaza amagara yabo kubera igiciro cy'aya mafaranga, benshi barajya mu banki, abandi barajya muri ramberi kubera igiciro cy'aya mafaranga. Ni igiciro cy'ibyo turya, ni igiciro by'uko dushaka kubaho, ni igiciro cy'ibyo tugomba kwishyura byose, kuko n'aya magambo navuga mva mu kanwa, kuko n'ayo matwi yabyumva, biragusaba ngo ube uri muzima, biragusaba ngo ube umeze neza, kandi hari igiciro wishyuye kugira ngo ubashe kumva ayamva mu kanwa. none hamwe iki gitondo nanjye hari igiciro cyatanzwe kugira ngo mbashe kubivuga, maze nawe ubashe kunyumva. Ibintu byose byagize igiciro, nta kintu na kimwe cyabayeho for granted, kuko ibintu byose byishyuwe. Ariko ninde wishyuye wa mwuka twahumetse mu ijoro? Ninde wishyuriye bya binyenzi bitakwinjiramo, ya mibi bitakwinjiramo, wa mwuka mubi utakwinjiramo? N'ahantu hose waba uri heza, ntago habura agakoko kinjira kakaguhagama. Ariko se kubera iki hari ibyabaye? Kubera iki hari umwuka uri urahumeka utishyurira, kandi uwo mwuka ukawuhumeka mu gitondo, ukawuhumeka nimugoroba, ukawuhumeka bukeye? Ni ikihe kiguzi?
ni ikihe kiguzi wishyuriye uwo mwuka? Benshi ntago bariho, benshi ntago bakiriho, bamaze kugera ahacecekerwa, barasinziriye rwose, barasinziriye, ahabo ntago hacibukwa, ahabo haribagiranye, ahabo ntago tukihavuga, amazina yabo yamaze kwibagirana rwose. Ariko muri iki gitondo wowe uriho uranyumva, uriho uranumva muri iki gitondo, nange ndiho ndavuga, nje nawe turiho turasengana, mwuka w'Imana arimo aravuga ibyo akwiriye kuvuga kugira ngo amatwi yawe abyumve. Inshuti yanjye, ndugu zangu, turahaguruka nje nawe tugende gushima, turagenda nawe tujyane gushima. Nta kindi kintu kindyohera nko gusenga, ariko kenshi na kenshi ndasenga mu mutima nicaye, ndasenga mu mutima ngenda. Gusenga ntago bifite formule. Ubu hari abantu bicaye turi gusengana, hari abantu baryamye turi gusengana, hari abantu bahagaze turi gusengana, hari abantu bari kujya mu kazi n'uturadiyo, hari abandi bari gutegura isabato, hari abandi bari gutegura ubukwe, hari abandi bari gutegura gushingura, hari abandi batetse ibya mu gitondo, hari abandi basinziriye. Ariko ndagira ndakubwira inshuti yanjye, iki gitondo kidasanzwe, igitondo cy'umugisha, n'igitondo cy'amahoro, n'igitondo cy'ibyishimo, n'igitondo cy'umunezero, n'igitondo Data turemeye kugira ngo tukishimiremo, kugira ngo tukinezererwemo, n'igitondo cy'umugisha, n'igitondo cy'amashimwe. Ndagira ngo nkubwire, fatanya nanjye gushima, dushimire Uhoraho, dushimire Uhoraho kubw'imirimo myiza yakoze. Inshuti yanjye, ntago mbizi aho uri, nanjye ndagira ngo ubwire, muri iki gitondo aho nicaye ndi gusengana nawe, ninde washoboza? Njye ntago nakwishoboza, nakubwira ibyo nshaka, nasenga uburyo nshaka, ariko mwuka w'Imana uba muri twebwe, ni wowe utwigisha gusenga. Mwuka w'Imana uri nge muri iki gitondo, ari muri nge, kandi ubwo ari muri nge ariko arasenga, ariko arasenga, aranyigisha gusenga. Mpamvu ndasengana nawe muri iki gitondo, ndakubwira ibikwiriye, kandi ibikwiriye by'ukuri kwayo, kubera ko ariyo yonyine ibasha kubivuga, ibasha kubinyuza muri nge, kugira ngo wakire igikukwiriye. Mutima wanyongoreraga ngo gusenga byihorere, kubera ko ndwaye umutwe uri kundya, ariko mu izina rya Yesu ntago nsenga ku bwanjye, sinsenga ku bw'ikindi, nsenga ku bwa Mwuka w'Imana uri muri nge. Nyemerera uri kunyumva muri iki gitondo cya nonaha, uri kunyumva ugenda, kunumva wicaye, kunumva uryamye, kunumva uri ahantu runaka, emera nanjye muri iki gitondo dufatikanye gusenga, tubwire Imana nyir'ibihe, tubwire Imana Data, tuyereke ibikwiriye. Twabanje kuzamura icyubahiro, twabanje kuzamura amashimwe, tuvuge ngo Yesu warakoze, Mana warakoze, warakoze. Nubwo twahuye na byinshi byashenguye imitima yacu, nubwo twahuye na byinshi byababaje imitima yacu, ariko Yesu warakoze, Yesu wagize neza. Iyo dutambuka hanze ntago batubona ngo batumenye, iyo tuvugana nabo hanze ntago bamenya ibiturimo, ntago basobanukirwa, ariko hari ibyo unyuza muri twe kandi bikagirira benshi umumaro. Niyo mpamvu gusenga kwanjye nakwirengagiza ko ndwaye, nakwirengagiza ko ndi kozwa n'umubiri, ariko ndasengana n'uyu mubyeyi uri kunyumva, ndasengana n'uyu mugabo uri kunyumva, ndasengana n'uyu musore n'umukobwa bari kunyumva, bafite byinshi bibarimwo. Tureka abarwaye, tureka abarusha n'abananiwe, tureka abo bose, tureba bishimye, bafite imitima inezerewe, banejejwe n'urukundo rwawe, banejejwe n'ubuntu bwawe, banejejwe no kugira neza kwawe. Data nyir'ibihe, Imana ikiranuka, iyera yo mu ijoro, mubyeyi wacu w'imbabazi, mutunzi wacu w'imbabazi, aho turura hazi, aho dutura hazi, ni ku ntebe y'umugome urahasobanukiwe. Ariko muri iki gitondo ibyatubabaje,
ibyatugoye, ibyatubereye inzitizi yo gutera imbere, ibyatubereye inzitizi nk'uburwayi, imitima yacu tuyizanye imbere yawe, imitima yacu tuyizanye imbere y'ubwiza bwawe, imitima yacu tuyizanye hafi yawe. Turakwinginze nyir'ibihe, ufata imitima yacu yikomeze kugera ubwo uzaza. Ufata imitima yacu yigishe gusenga, utwigishe kubwiriza ubutumwa bwiza. Nuko urangije aho mwari mwicaye, urabwira ngo mugende ku isi yose mubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Uzabyemera muzamubatize, kibe ikimenyetso cy'uko yemeye kandi ikimenyetso cy'uko natwe twabatijwe. Niyo mpamvu uri kunyumva muri iki gitondo, ntago nzi neza aho uri kumva uherereye, ntago mbizi aho uri kumva wicaye, ariko nyemerera muri iki gitondo wumve gusenga kwanjye, wumve kuvuga aya magambo kwanjye, uvuge ngo Mwuka w'Imana niwe uri kuvuga, kandi Mwuka w'Imana niwe unshaka. Hunga ava mu isi, hunga ava mu byaha. Twabonye abantu bagize amazina akomeye, bandikishije amazina akomeye, bagize ibikorwa bikomeye, bagize ibikorwa by'intashikirwa, twabakomeye mu mashyi. Leta zarabashimye, imiyoborere yose yarabashimye, imiryango yabo yarabashimye, sosiyete yarabashimye, urungano rwarabashimye, natwe twarabashimye. Bakoze ibikorwa byiza, bakoze ibikorwa by'indashikirwa, ariko barihe muri uyu mwanya? Barasinziriye. Ko Imana itashingiye kuri ibyo byose bakoze, ko itashingiye kuri ibyo byose twumva, hanyuma ngo nirangiza ibarekere barame babe mu isi. Ntago aricyo twaremewe, ntago twaremewe kuza kurama, ahubwo twaremewe kuza gukora misiyo y'Imana mu isi. Twayirangiza nyuma yo kwicyura no kuyiramya, tukaruhuka. Tukaruhukira he? Aho turuhukira niho nkubwira muri iki gitondo, kugira ngo nawe ufate umwanzuro, kugira ngo nawe ufate umwanzuro. Ijambo rirambwira ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka akavuga ati ye, ngaho nimuruhuke imiruho n'imihate yanyu, nimuze mwicare mugubwe neza, mutegereze muhabwe ibyasezeranijwe. Ubwo murindiye abasigaye mu isi, ubwo mubarindiye bari muri ariya makuba, ubwo mubasize mu isi, imitima yabo irakomeye, nabo bari hafi kuza kandi baraje kurindira ngo musingire ibyo mwafatiwe. Ndagira nkubwire ngo kurindira ibyo ngibyo twemerewe n'ubugingo buhoraho, ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, benshi muri twe bamaze kugera ahacecekerwa, benshi imibiri yabo yararangiye rwose, ariko ubugingo bwabo buracyariho, ariko umwuka wabo aracyariho. Bari hariya barindiriye ko umunsi uzagera, wa munsi w'amateka, wa munsi birayo tuje kwifuza, wa munsi w'amakuba, wa munsi w'agahinda, wa munsi w'umubabaro. Dore uregereje, uri bugufi, ariko uwo munsi wowe ndi guhamagara nonaha, niwitaba ukaza, uwo munsi uzaba ari umunezero kuri wowe, azaba ari ibyishimo kuri wowe. Ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero. Ndagira ngo nkubwire, ariko babandi twavuze bari bakomeye, bari bamaze kumenyekana, batinywaga, uyu munsi bari he? Abo ngabo nabo baragiye, ntabwo nzi aho bagiye. Wenda basanze umuremyi wabo kubera ko bari bejejwe, ariko tumenya neza ko hari n'umwana wo kurimbuka, uwinangiye umutima akanga kumva, agakomeza kugendera mu by'isi bitagira umumaro. Turabishaka, turabihiga, turabiharanira, tubibamo, turabirya, Data nyir'ibihe, ariko biduha ibyishimo by'akanya gatoya, biragatsindwa,
biduha umwanya muto wo kwishima, bikatuzanira umubabaro w'igihe kinini. Iyo umuntu yicaye ababara, iyo umuntu yicaye atekereza cyane bikarenga ubushobozi bwe, iyo umuntu atangiye kwicara atera imibare areba uko agiye kubigenza byanze, nta byishimo birimo, nta munezero urimo, nta gahinda n'umubabaro. Ariko nshuti yanjye, ariko mu isi nta byishimo birimo, nta mahoro yuzuye mu isi. Dushobora kubona mu kanya wumva bisopanye, mu kanya ukumva birasopanye, mu kanya ukumva ngo birahindutse, mu kandi kanya ngo bari kumwe, mu kandi kanya ngo byanze. Ariko ndagira nkubwire, igikomeye kandi kinejeje ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndi umugabo mugenzi wawe, ntabwo nasaze, ntabwo bwaturubuye, nabaye umusore uhamya Kristo, ntabwo nabyangirije. Ariko wowe muri iki gitondo watekereza ngo ibi ntabwo ari ibyanjye, ni iby'aba basazi. Nibyo byo ntabwo ubesha, twabaye nk'abasazi. Kubera iyo mpamvu twabaye nk'abasazi, ukwizera kwacu ni ibisazi. Twizera ko imvura yagwa no mu mpeshyi, twizera ko imvura yatunguka no mu butaka. Ibyo turabyizera, ibyo turabyizera. Ntabwo tubyizera ku yindi mpamvu, tubyizera guhamya ko Data ari mwiza kandi ashoboye. Ariko icyo twakubwira cyo, twamaze kumwizera, tumaze kumwizera, turamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Iki ni ikimenyetso yavuze. Amaze rero kugenda, abamwemeye bose, abatangiye kumwizera bateye intambwe, bageze kure, baragenda. Niyo mpamvu muri iki gitondo nanjye ndi kugenda. Ubu ndi mu rugendo, urugendo rugana i Siyoni, urugendo rugana mu ijuru. Nirwo rugendo ndayiregitinzemo, nirwo rugendo nerekejemo, nirwo rugendo nyobotsemo, nirwo rugendo nyobowe. Ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Ariko ndagira nkubwire, uri uyu mwanya uri kunumva, wafata umwanya ukavuga ngo numvishe umukozi w'Imana, numvishe Emi ari gusenga, twasenganye mu gitondo, numvishe ijambo ry'Imana, numvishe umutima unkomanga. Mu kunkomanga k'umutima ndangije ndavuga ngo ngiye gufata umwanzuro, ngiye gukizwa. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire, nahuye n'abasaza bakomeye, abasaza bakuze, basinze, babaye ibyatsi, bagaraguritse, bari gutuka abana bato, bari kubatuka ku babyeyi. Ariko ndagira nkubwire, bari abagabo bakuze kandi biyubashe. Ariko mu kwiyubaha kwabo ntibyabakundiye. Urwo rushunga ndushi, rwa rundi rumwe ugiye gupfa, rukamwibagiza imibabaro. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze, ndahamagara umuntu wese kugira ngo aze gukizwa. Reka iby'isi bitakurundurukiramwo, reka iby'isi bitagira umumaro. Ngwino kuri Yesu akugirira ibambe. Ubwo wapfa, nubwo umwuka wahera, Yesu aravuze ngo nzakuzura, kuko uri umwana w'ubugingo. Hari ikiguzi gikomeye Yesu yatanze kugira ngo ubashe kubona ubugingo. Hari ikiguzi kinini Yesu yishura kugira ngo ubashe kubaho. Hari ubuzima bwanyuzwemo na Kristo, jambo rizima, jambo ryaremye isi, ni Yesu. Niwe wabonye ko bikwiriye, tutabisabye, tutabyishuriye, tutamuhamagaye, ariko aravuga ngo ngiye kugenda nshungura umwana w'umuntu, bantanyaguza umubiri, ariko umwana w'umuntu acungurwe. Imana niyo yabonye ko bikwiriye gucungura umuntu. Amaraso ikintu gikomeye cyane.
amaraso niyo cyabaga igitambo, bamenaga amaraso. Ariko uyu munsi ntawe ukimena amaraso ngo kugira ngo ajye gukizwa. Ntawe ucangiza inyamaswa ngo arayica kugira ngo akire. Ariko iyaba nka mbere uyu munsi twica inyamaswa, uba umaze guhiga inuma zingahe? Uba umaze korora amatungo angana iki? Azahwana n'ibyaha byawe. Ariko nyumva uhunge nonaha muri iki gitondo wa mugabo we. Inzoga wirwamo, inzoga uraramo, uzareba umusaruro wazo, kabone nubwo waba uri umutunzi cyangwa umukire. Ariko niba usinda, hunga udapfa. Ngwino kuri Kristo, mutunzi w'imbabazi nyinshi. Niba wirwa wicuruza, widandaza kuri make, uhunga kuko ugiye gupfa vuba cyane. Hunga uve muri ibyo, hunga udapfa. Hanyuma ubugingo bwawe bwezwe, ubugingo bwawe bonezwe rwose. Ninde wemeye gukizwa? Ninde wemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe? Mu bariho banyumva, subira muri aya magambo. Ushaka gukizwa, subira muri aya magambo. Ndahamanya n'umwuka w'Imana ko hari uri kunyumva, uriho uranumva muri iki gitondo. Ndahamanya n'umwuka w'Imana ko ugiye gukira, ugiye gukizwa. Subira muri aya magambo. Mwami Yesu, nje imbere yawe muri iki gitondo. Numvishe amagambo yawe mu gihe cyashize, ariko nongeye kumva amagambo yawe muri iki gitondo. Umutima wanjye uciye bugufi. Data, umbabarire ibyo nakoze byose. Unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cyo mu ijuru. Data nyiribihe, Imana ikiranuka, ndi umwana wawe. Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Sinzongera gusubira mu bibi. Ndakijijwe guhera nonaha. Data nyiribihe, Imana ikiranuka, nje imbere y'ubwiza bwawe. Nifuje guhinduka rwose, nkaba umwana w'ubugingo. Namenye ko wameneye amaraso ku musaraba i Goligota. Ku bw'ayo maraso nanjye mpinduwe umwana wawe. Ku bw'ayo maraso nanjye ndakijijwe. Sinzongera kwitwa uw'ibyaha ukundi, sinzongera kwitwa uw'isi ukundi. Mbaye umwana wa Data, kandi ndasa na Kristo. Urakoze kunyemeye, urakoze kunyakiriye. Natuje akanwa kanjye amagambo namaje kumva. Natuje akanwa kanjye ko nabanje kwizera. Ndatuye ndavuga ngo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nizeye ko maze guturiza imbere yawe, kubera ko ndakijijwe. Urakoze Yesu. Data nyiribihe, Imana ya Isiraheli kandi Imana yacu bwite, Imana ikiranuka, uyu ni umukobwa wawe, uyu ni umuhungu wawe wemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Arakijijwe. Umukiza umwanda wose, umwandukure mu gitabo cy'urupfu, mwandike mu gitabo cy'ubugingo. Yemeye guhinduka rwose, abwirijwe na mwuka w'Imana. Reka umushoboreshe gutsinda ibyo, reka umushoboreshe gutsinda ibibi n'ibisa n'ibibi, kuko twabonye ko Yesu twizeye yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. Ntago yari mwene Mana hanyuma ngo ajye guhuguza abantu ibintu byabo.
ntabwo Yesu yigeze ajya guhuguza abantu ibintu byabo, ubutaka, ikibanza, isambu, inzu, aho amazi anyura. Ibyo byose abantu barabishwanira ukagira ngo ni abapagani, ntibigeze bamenya Yesu. Ariko bamenye Yesu, ndagira ngo ubwire muri iki gitondo ubwo mwakiriye, ugendane nawe, ugendere muri we, maze ukore igikwiriye. Ibitagukwiriye si ibyawe, uzabirekere ba nyirabyo, ariko mu isi bazicuza. Iyi si nabonye igoye, siragoranye. Uyu munsi urakira, ejo ugakena. Uyu munsi ubona amafaranga, ejo ukamera nkanjye ukayabura. Uyu munsi ubona amafaranga rwose, ariko uyu munsi nabwo urayabura, ejo ukayabona, ugafatanya nanjye kuzamura ishimwe ry'ibyo Imana yakoze. Yesu nyir'ibihe, Imana ikiranuka kandi Imana irahirengeyeho mu ijuru, uwera wa Isiraheli, muri iki gitondo uyu mwana wawe ukijijwe, umuhe byose akwiriye kugira ngo abashe gutsinda isi n'ibiri mu isi. Ko tubonye ko isi izashirana no kwifuza kwayo, kandi isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu byayo. Ninde urwaye muri iki gitondo? Izerere muri aya magambo, izerere muri aya magambo. Ikimenyetso kirakora. Maze kumenya neza imbaraga iri hejuru y'amazi, maze gusobanukirwa neza imbaraga iri hejuru y'amazi, nanjye mfashe amazi mu ntoki muri iki gitondo, kubera ko ndarwaye, ndwaye umutwe uriho urandya. Hanyuma nawe urarwaye, fata amazi gato aho ngaho, fata amazi bayaguhereze, baguha amazi. Duhamagara imbaraga iri hejuru y'aya mazi, ibi imbaraga yo mu isi y'umucyo ibasha gukiza, inetralize, inaniza imbaraga yose yo mu isi y'umwijima, maze imbaraga zo gukira zikuzeho. Narakubwiye ariko iyo ndwara urwaye ni indwara ikira, ntago ari indwara idakira. None ubundi indwara ikira ni iyihe? Indwara idakira ni iyihe? Iyo Yesu yahageze. Indwara yose ikira cyangwa indwara yose idakira, fata amazi, izeye ibyo ndi kukubwira birakora mu izina rya Yesu, ntago ari ikindi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kanyu kazamera nk'ak'Uwiteka. Muzategeka mu izina rya Yesu. Ibimenyetso bizagendana n'abizera ni ukwirukana abadayimoni. Ndabizi kurwanya abadayimoni. Ibimenyetso bizagendana n'abizera ni ukwirukana ubuzima bw'uburwayi bukava ku bantu mu izina rya Yesu Kristo. Turagiye gusenga natwe, kandi izo mbaraga zo kwizera zikomerere muri wowe. Zamura amazi, senga mu mwuka n'imbaraga z'amazi. Vuga ngo Mwami Yesu, ntago ndi gusenga njyenyine, ndi gusengana nawe, ndabikubwira buri munsi. Mwami Yesu, ni wowe wandemye ushira mu isi kubera ko ijambo ryawe ryandemye. Ubuzima bwanjye buragenda buhura n'ibibazo by'uburwayi, ariko namenye ko hari imbaraga yihishe hejuru y'amazi. Namenye ko hari imbaraga igenda hejuru y'amazi. Iyi mbaraga yakorera muri aya mazi mfite muri iki gitondo. Iyi mbaraga yakorera muri aya mazi mfite, hanyuma aya mazi akabasha kunkiza uburwayi bwanjye. Umubiri ukagenda neza, umubiri ugakora neza, umutwe ugakira mu izina rya Yesu Kristo. Namenye neza ko utari Imana ikiza umutwe, namenye neza ko utari Imana ikiza malariya, ngo inanirwe diabete, inanirwe kanseri, inanirwe sida. Iyo ntago yabaho ivura mu izina rya Yesu Kristo. Aya mazi ni urukingo, aya mazi ni umuti, kandi aya mazi aragukiza mu izina rya Yesu. Kumuhanga masiteka biza nkizi ntege nke, shira ubwoba nshirute, nyuma nzatabaruka. Nyuma yo gutabaruka ushira ubwoba, usenga udafite ubwoba.
umuhanga amaso. Muririmbyi yavuze ngo jya umuhanga amaso, ujye utumbira Yesu, ntumukureho amaso, azakugeza mu ijuru, azakugezayo. Niyo mpamvu muri iki gitondo ndakubwira, umukobwa wa Yesu uri kunyumva, umukristo uri kunumva muri iki gitondo, ndabizi neza urugendo rurimo amahwa, uburwayi bwabaye bwinshi, uburwayi burakubabaza, uburwayi burakuvuna. Kenshi shitani iradutera aho turi, Sekibi aradutera aho turi, Mugoma aradusanga aho turi kugira ngo agutere ubwoba. Ariko jya utumbira Yesu wenyine, jya utumbira Yesu murebe, kandi ntabwo buzagira, kuko uzaba ureba Yesu, ntabwo buzagira. Jya umuhanga amaso ugiye guhinga, jya umuhanga amaso ugiye gushaka imyaka, mu gihe ugiye gushaka imbuto, jya umuhanga amaso uhinga, ubagara, utera imyaka, usarura. Umuhanga amaso, jya umutegereza Yesu, we banze ryo kwizera. Niwizera Imana irakora ibikomeye. Amaririmbyi aravuga ngo arakora ibikomeye, nta kintu na kimwe kitomushobokera. Yesu arakora ibikomeye, ibikomeye Yesu akora nawe urimo, nawe aragukorera ibikomeye muri iki gitondo, nawe aragukorera ibikomeye muri iki gitondo. Ndabizi ko uri kunumva, reka aya mazi twasengeye tuyanywe. Kandi wakire gukira mu izina rya Yesu. Hari abacu tugendana hanze aha, barabimenyereye, barabizi, barabishoboye, barakijijwe, ndetse biyita abahanga, ntago we bikureba. Nufata umwanya kuri ibyo. Abandi bagize ibikomere birebire bibyibushe, bakomerekejwe n'ababanjije kwizera, babatanze muri uyu murimo wo kwizera. Ariko ibyo ntubirebeho uvuge ngo kuba ndiho, kuba nararemwe, ntago niremye. Data na mama bakoze ibyo bakora, sisiteme nuko ndavuka, uyu munsi ndi mu isi. Niyo mpamvu papa na mama bavuze ngo ngiye navutse ndi impanuka. Niyo mpamvu mama na data banyanze, niyo mpamvu aho tuvukana banyanze, niyo mpamvu bankunze ariko bakanshakamo inyungu. Impamvu ni imwe, waje kuri misiyo yawe, ntago waje kuri misiyo y'ababyeyi bawe, ntago waje kuri misiyo y'abavandimwe, waje ku misiyo, waje ku misiyo yawe. Kubera iki se? Kubera iki? Kubera iki? Hari icyo Imana yakuremeye inshuti yanjye. Ni Imana ibasha gukiza kanseri, ni Imana ishiririza kanseri, ni Imana ibasha gukiza diyabete, ni Imana ibasha gukiza sida, ni Imana ibasha gukiza malariya, ni Imana ibasha gukiza umutwe. Mu izina rya Yesu Kristo, ni ya ndwara ibasha gukiza mu nda hanze gucira, ni ya ndwara ikiza ingingo zawe za buri munsi zibabara, ni ya Mana ikiza imitsi yawe ikurya buri munsi, ni ya Mana ibibasha byose. Niyo twiringiye, niyo twizeye, niyo turiho turahamagara. Muri iki gitondo ndagusengeye urwaye, ndakwingingiye urwaye, ndirukana uburwayi ku buzima bwawe, ndirukana intege nke z'umubiri ku buzima bwawe. Ndatura ubuzima, ndatura gukira, ndatura kubaho mu izina rya Yesu. Ndatura umubiri muzima, ndatura imitsi mizima, ndatura imibereho mizima mu izina rya Yesu. Ninde waguhangara uri kumwe na Yesu? Ni umugabo ukomeye w'umunyembaraga. Ndabizi neza ubwo bizakugora kose, uko bizagusaba igiciro icyo ari cyo cyose,
Yesu muri kumwe arakomeye, arakomeye, ibintu byose yabikora. Muri mu ngo, aho uri ni mu rugo, uri kwa muganga, aho uri ni mu bitaro, uri kubazwa n'umubiri cyangwa urarwaje, ufite umurwayi uri umurwaza, cyangwa se uri umurwayi ufite umurwaza, uri umurwaza ufite umurwayi, ariko fatanya nanjye dutegeke mu izina rya Yesu Kristo. Wizere gukira, wizere gutaha, ntugire ubwoba bwo gupfa, ntabwo uri bupfe. Ariko nubwo wapfa rero kandi nanone, Saduraka, Meshake na Abedenego bavuze gute? Naho utadukiza itanura ry'umuriro, tuzapfa tukiyizeye, tuzapfa tukiyiringiye iyo Mana. Nubwo itadukiza, tuzakomeza kuyizera. Kandi nyuma yo gusha, nyuma yo gushenguka kw'imibiri yacu, turaba turi muri paradizo turi kumwe na Yesu. Cya gisambo cyavuze gute? Cyaravuze ngo ndazira ibyo nakoze. Nawe umaze kwatura uvuga ibyo wakoze. Noneho ko ngewe nzira ibyo nakoze, wowe uri umwana w'Imana urazira iki? Ese uko guhishurirwa kw'igisambo ku kindi kitabimenye? Yesu aravuga ngo abanjye ndabazi, kandi zanjye ndazizi, nazo ziranzi, kandi ziramenya zizi ijwi ryanjye. Izo ngizo zamaze kumenya ijwi ryanjye zikasobanukirwa, iyo mvuze zikaryumva zimenya ko ari njyewe. Izo ntama zanjye ziranzi, nanjye nazo ndazizi, zizi ijwi ryanjye. Niyo mpamvu muri iki gitondo, niba waramaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, cyangwa se niba na umwakiriye muri iki gitondo, genda ugere hariya hafi yawe ku rusengero, bagukurikirane ubatizwe, bagukorereho ikimenyetso cy'umubatizo. Yesu yageze muri Yorodani asaba Yohana umubatiza ko amubatiza. Nawe ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo, watizwe mu izina ry'Umwana, ry'Imana Data, Umwana, Imana Umwana, Umwuka Wera, Imana Umwuka Wera. Watizwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Buntu bw'Imana bubane nawe uri kunyumva muri iki gitondo. Reka turebe abashonje, reka turebe abafite imibereho mibi, dusengane nabo. Izere neza ko hari icyo aya mazi twasengeraga muganya ku barwayi yakora. Tangira kwatura ngo navukiye kwa Nsigaye niho navukiye, ndahakurira kwa Nsigaye na Nyiranonaka ndahakurira, nta kizima nahabonye, yari imiguruko y'umugabo n'umugore, yari imiguruko n'induciye aha n'induciye aha. Ibyo byaragukurikiranye, mwaryaga mupfundikanyije, bagiye guca inshuro epfo iyo ngiyo mu bakire Jumba, bakaza bagaca inshuro, mukarya bikugoye, mukarya bigoranye. Ariko uyu munsi urimo uravuga ngo bya bindi byarankurikiranye, ariko nanjye nkeneye kuba mwiza, nkeneye gusa n'abandi. Mana nyiribihe, Mana mutunzi w'imbabazi, ndabizi ko birababaza ibyo, ariko ntago wabimwe mu bifite, kubera ko ntiwifuza ko umuntu yababara, naho yababara kandi ntiyababara iteka, kuko udakiranirwa. Urakoze kubw'aba bantu bashonje ugiye kugaburira, kubw'abantu bambaye ubusa ugiye kwambika. Tuganiye n'abantu benshi barara mu bihuru, tuganiye n'abantu benshi badafite aho barambika umusaya, dufite abantu benshi babuze ubuturo, ariko ubuturo abana bawe. Bagirira imbabazi, bagirira imbabazi. N'umupapa kugira ngo azabone icyo azana mu rugo biragoye, kubera ko nta kazi afite. Umugore ugafite nawe haruzana kubw'umutima, hari n'utazana akabyanga rwose,
ariko ndagira nkubwire data Imana nyir'ibihe kandi umutunzi w'imbabazi ukiranuka agukorere byose bikwiriye kugira ngo umutima wawe utuze. Akira kurya, akira kwambara, akira kwishyura inzu, akira gutura mu nzu yawe, akira ubuzima, akira imibereho, akira kubona isambu yawe yera neza, akira kubona urutoki rwawe rwera neza, akira kubona ingurube zawe, inka zawe, inkoko, inkwavu, akira kuba ubutunzi bwawe n'ibyo utunze n'ibyo woroye byose ubihawe na Kristo. Akira inyungu muri ibyo, nawe uzace ruhinga nyuma ureba abagukeneye, ureba izindi mbaraga zigukeneye, nawe uvuga uti Imana yangiriye neza. Ariko uzi kubona umuntu yibumbura akaguha ikintu mu ntoki cyangwa akaguhamagara ngo ino ndebe, atari uhari wabigizemo, gusa ari Imana igutekerejeho. Imana ikugire neza, Imana igire neza abatwite kugira ngo bazibaruke neza. Ariko hari noneho ababuze uruzaro, uzaranze, ni mukuru wawe, ni murumuna wawe, ni musaza wawe, ni umugabo wanyu, ese kubyara byaranze, ndategeka mu izina rya Yesu kore kunda, maze ubundi nkako guhumbya, ubundi nawe uzakira uruhinja. Abana bari ku mashuri, data bahagarareho, abacira inzira kugira ngo babashe gutsinda, babone amasomo meza. Ayo masomo bayige, maze ejo bazatahana ubwenge babonye amanota meza. Urakoze kutugiriye neza, umugisha w'Imana ubane namwe. Data uha umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Data benshi muri twe ubarinde umujinya, ubarinde inzika, ubarinde kuvuga nabi. Umuntu wese umuhe guturiza imbere yawe yumva afite amahoro mu mutima, kuko ari wowe yatanga. Aho umugisha abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda, aho umugisha umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, aho umugisha abayobozi bose kugera mu nzego zibanze, kuko ari wowe ushizeho ubuyobozi kugira ngo butuyobore mu gihe nk'iki. Reka data tumusabire umugisha, kandi tuvuge ngo bahura n'akazi katoroshye aba bayobozi. Kuyobora abantu si ibintu byoroshye, uyobora umuntu ariko si ibintu byoroshye. Iyo mpamvu ibintu bishoboye abakuru Imana yateguye kugira ngo babashe kuyobora aba bantu. Data ubashoboreshe kugira ngo babashe kuyobora abantu mu buryo bukwiriye. Abari mu nzu y'imbohe basure, buri wese umuganize kuko uzi impamvu y'umutima yo kuba ari hariya. Abasirikare na polisi bari ku mihanda, bari mu mashamba, baraye babundeje, bandi baraye mu masasu. Basirikare bahora barasana, ariko ninde muntu wo kubarengera, ninde muntu wo kubahagararaho? Ndabasengeye na polisi kugira ngo ubagirire neza, nabo babone neza yawe. Abaganga uyu munsi ubakoremo akazi kadasanzwe ko kunezeza imitima yabo, umuntu wese abashe kumva ko bikwiriye ko bari kumwe na mugenzi we afite icyo amumarira. Urakoze kugize neza Data nyir'ibihe, ibyo wavuganye natwe ubisoreshe gukiranuka, ko twe ntago twabishobora, ntago twarindira ngo tuzakiranuka aribwo tubihabwa. Ubiduha kubw'imbabazi zawe, uwo wasezeranije ikintu cyose, nanjye ndimo nteze ibiganza mu izina rya Yesu, kugira ngo amashimwe yongere. Ibyo numvishe mu matwi yanjye, ibyo nizeye mu mutima wanjye, ibyo wavuganye nanjye, ibyo utaravugana nanjye, kuko uzi ibigambirirwa mu mitima, nuzi ibyo abakeneye abantu. Data nyir'ibihe, ibyo byose ndabibohoza mu izina rya Yesu, kuko ni ibyanjye. Ndasenze kugira ngo umwuka wawe bitangira uvanwe mu nzira, maze twinjire mu mashimwe dushima imirimo n'ibitangaza. Urakoze kugize neza, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Iyo nyubako yiza kuba umuntu, nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge,
aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.